ibaze ko ngiye kukwereka uburyo ugiye gukorera amafaranga muri Binance. Okay, reka mbivuge muri ubu buryo. Ni coin rero bita ubona nta byo gukora amataske usibye kuri buze kuroginga, upfa kuba ufitemo Binance muri telefone yawe gusa, kari wowe utayifitemo, ariko ukaza kuba wanyuramo gusa ukaroginga gusa, biroroshye cyane. Urahita usanga muri Binance yawe arimo gusa. Izo ni coin za kugira umumaro mu gihe ndibuze kubisongana neza. Niba utayifite rero utarajya muri Binance, udafite Binance na rimwe, reka nkwereke uko bigenza ntugire ikibazo. Niyo mpamvu nakoze ino video nicyo mba nayikoreye. Hanyuma ndakubwiza ukuri yuko uri buze kura muri video description uraza kwitubonamo akarink gasa ubururu. Yego, kabonamo akarink gasa ubururu, uraza kubona uburyo bafungura Binance, nabyo birimo ko na link nihiri. Ndagushimiye cyane, reka dutangire. Mowa ukaroginga ini kuri Binance yawe byonyine gusa gitaguhereza coiniza nkuko ngiye kubikora bireba. Uraza kuza ureba handitse ngo WhatsApp channel, niho harimo link nyine muri iyo WhatsApp channel. Uraza ukanda handitse ngo WhatsApp channel, ukande kuri WhatsApp channel. Noneho nugera aha ngaha uraza kuhita umanuka gatoya, uza ukanda handitse ngo view channel, ukanda handitse ngo view channel. Kuri view channel aba ariho uza kukanda please, niho harimo link kuko niho nabashe kuba nayishyira. Ukanda handitse ngo view channel, ukanda kuri view channel, utegereze gatoya. Ukande kuri view channel, numara kuza kuri view channel urahita uza ukanda handitse ngo agree and continue. Nimba utarusanzwe ufite ino channel yanjye ya WhatsApp itandukanye na group, niba uzi ko muri group yanjye ugomba kujya ku nyine, ni byiza ko wajya muri no WhatsApp channel kuko WhatsApp group barimo barazisa zimwe zirasibwa. Hanyuma numara kugira hano uraza guhita uza ukande ahanditse follow, ukanda handitse ngo follow channel, ubanza ukanda handitse ngo follow channel. Ukanda handitse ngo follow channel, utegereze gatoya. Uraba umaze kuba followinga, nurangiza uhita uza ukande kuri aka kantu kameze nk'inzogera. Kuri kano kantu kameze nk'inzogera ni kwibuze kwita ukandaho, ugakandeho rimwe gusa. Ukigakandaho ubwo ngubwo amakuru yose uzagita unayabona, ndetse n'iyo link uhita uyisangamo yanditse ngo Binance igarutse, uhita uyibona. Dore ngiyi, uhita ukanda kuri link. Iyi link uhita uyikandaho ya Binance, urakikaho rimwe ryonyine gusa. Ni rimwe ryonyine ukanda, ugikandaho gusa kwita wakanda ubone byijyanye muri Binance. Uyifite muri telefone yawe cyangwa utayifitemo si ngombwa, niba ufite Chrome iriloading. Nifungukira urategereza byo byiloading, nta handi hantu hamwe ukanze, ahubwo baraza kugeza ahantu hameze gutya, sibyo? Barakugeza ahantu hameze gutya. Noneho niba kugeza hameze gutya, kugera aha ngaha uraza kuhita ubona handitse ngo claim. Uraza kuhita ubona claim numara kuroginga. Wageze hano uraza kuhita ukanda handitse ngo claim. Ni urahita ukanda handitse ngo claim. Ukande claim, bahita bagureza ibice bikeya cyane bya coin bitwa big time. Time to big time. Bagureza coin bitwa big time. Bahita ukanda urasanga hari handitse ngo claim rimwe. Numara kubikora nibwo bahita guhereza bitambura nko bameneze big time zingana gutyo. Nawe bashobora guhereza nyinshi kuruta izi zanjye, gusa guhereza nkeya bitewe nuko bakora random nyine, bakita baziguhereza. Okay, urakomeza ugakanda kuri claim. Ngiye nuko mfite izindi, ariko usanga ko claim imwe gusa niyo usangaho. N'ikimenyimenyi uhita uzisanga kuri Binance ako kanya, guhita nazikoreka ko kuri Binance yanjye zamaze kuba zageraho direct ako kanya. Reka nze mbikwereke. Iyo zishize muhita kwereka akantu kanditse ngo share to win. Win uyikoresha mu gihe ufite abutumire, ariko niba utabafite icokeye uratwara izo zawe, ubwo nizo ufite. None reka tujye kuri Binance ese turebe koko turazifite, ese koko zatugezeho. Reka tuze dufungure Binance urebe. Binance nabakoreye video y'uburyo bikuza amafaranga agize kuri Binance. Urebe muri video description cyangwa se mubyandika hasi muri comment, wese ubyandika bitamweza link. Ari muri group muri WhatsApp channel ahita yibonamo. Ndufungura Binance tujye tuzibonamo ko tuzifitemo. Dore ngizo urakanda kuri asset, nawe uraza guhita ubona zahise zikugeraho. Uraza umanuke gatoya uze ukanda handitse ngo asset iri he. Uraza wakande umanuke hasi gato turebe ko yitwa big time yatugezeho. Uraza kuyireba hano hejuru. Dore big time ngizi rwose nzifiteho, nawe urasanga hagezemo izawe. Hano ngiye nzifitemo neza totally 100%. Niko ni cyashye baduhereza kandi zigenda zizamuka mu gaciro buri munsi. Ibaza ariko abo baduhaye pep. Reba izi pep coin mfite pep coin zingana 3200 na izi pep coin si zingana gutya mu gaciro gato cyane. Uzaba wirebera ku bantu mazifite. Okay, ndagushimiye cyane rero, ugira ibihe byiza. Ukore subscribe kandi like kuri iki kiganiro. Iriya channel niba uri muri groupe zanjye ujye muri channel, ibyo byiza kuko
aho WhatsApp batazayiba ikabura. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha, uri gusiga igitekerezo cyawe munsi muri comment. Ugire ibihe byiza.